hari abayobozi natumiye ngo baze hano hari administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ngomba kuba ari hano ari hehe aha uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe n'ibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane ibyanzinduye bikanzana nkaza no nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa uba hariya cyangwa uba hanze nawe bambwiye kuriya nyir'inzu aba hanze cyangwa ntuyemo hariya nyakubahwa ntuye muri Kicukiro nyakubahwa perezida wa repubulika wowe yego nyir'inzu we uriya mugabo uriya niwe n'umugabo niwe n'umugore nyiri uriya mutungo nawe ni haba aba muri Kicukiro so mukibanira muri Kicukiro gusa ntagire ikintu mukora niyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikorwa hari abayobozi natumiye ngo baze hano hari administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ngomba kuba ari hano ari hehe aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe twari kumwe nyakubahwa minisitiri waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakubahwa his excellence rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minister wa infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo ari bo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye kampere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika
Icyambere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda. Nta mbabazi nkeneye gusobanura, we nsobanura ibyo nakubajije. Mukimara kubitwereka twegereye nyir'uriya mutungo yitwa Yannick, dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye byagize bite? Dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye, duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye. Uvuze ngo mwageze mute? Mwaramwegereye? Twaramuhamagaye. Yavuga ibyo wavuze mbere. Twaramuhamagaye. Baramwegereye, bagiye barahendahenda, bagiye bomboka, baramwegera. Twaramuhamagaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye. Bamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira? Ntabwo byibuka. Ndabyibuka, mwadusuye ari ku cyumweru, tumuhamagara ari ku wa mbere, ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye. Nyuma y'iminsi mikeya icyangombwa cyararangiye, cyararengeje igihe. Ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye. Nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko imbabazi ni iziki? Iby'imbabazi byihorere, ndashaka kugera ku bikorwa. Mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye, ubu icyo kibazo ni kimwe. Tumutegeka ko akivuguruza, akora extension, arabikora, yahise akibona, ntabwo byatinze. Nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nacyo twasabye. Wowe ikibazo cyawe ni iki? Ni iki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe? Ikibazo mfite nuko ntabikurikiranye hakiri kare. Uba nahari ariko ukorera urahaba, kurikirana ibyaho. N'ibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka, nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana nkaza no nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze, ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa, kugeza igihe nzongera nkabibaza, abantu bakongera bagasubirayo, koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize? Imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye, ndaziguhaye, havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora, haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze. Ni iki? Imbabazi zo niko kazi twirirwamo, ni imbabazi gusa. Uba hariya cyangwa uba hanze? Nawe bambwiye kuriya nyir'inzu aba hanze cyangwa? Ntuyemo hariya nyakubahwa. Iki? Ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wowe? Yego. Nyir'inzu we? Uriya mugabo. Niwe n'umugabo niwe n'umugore. Nyir'uriya mutungo nawe ni haba, aba muri Kicukiro. So mukibanira muri Kicukiro gusa, ntagire ikintu mukora. Niyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikorwa. Icyo habereye ni iki se noneho nk'umuyobozi? Uhabereye iki? Icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka. Ibyo mushaka simbizi, ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona, naho ibyo mushaka ntabwo nabimenya.
ibyo mushaka gena ubundi nkwiye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona naho ibindi se nabibwirwa n'iki ibyo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa n'iki meya w'umujyi wari uhari nawe so ni njye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere Your Excellency uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze yabanza usubiza ikibazo nkubajije yes sir nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa abari kubikora ubwo niko byagenze Your Excellency niko bikwiriye kugenda ntabwo ariko bikwiriye kugenda kubera iki ariko byagenze rero twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo twarakurikiranye twarakurikiranye aho wasubiyemo aho narinze kubabwira mugasubirayo mwari mwarakurikiranye twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza mbere ntabwo twakurikiranye uravuga ibitari byo kubera iki ntabwo twakurikiranye ko munatubaza urashaka ibibazo nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya ubona mutera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga jya uvuga wabanje gutekereza naragenda habereka mumara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze ko byagenze gute kubera iki Your Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko 8 hashize amezi 4 sinzi ukuntu bara hashize amezi 4 nibyo Your Excellency twararangaye ya sorry for that kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara ntaye tufite wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara ntabwo ariko byakagenze Your Excellency twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo kuki bigenda gutyo muba muri Your Excellency aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora akazi ibyo mushinzwe ni ibikize mushinzwe ibiki mushinzwe kurangara gusa niko kazi ntabwo ari byo Your Excellency so bicara ni mu nyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni mu nyumvire nk'ibi ngibi mwebwe abayobozi bandi muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibi ngibi tubyihorere amaherezo araba yahe amaherezo y'iyi bazaba yahe